Yes, iyi nzu yo nta bintu byinshi ndi buyivugeho, uko uyibona ni uko nguko imeze, usibye ko mu gikari ifite umwanya nga kariya agatuwarete uri kukareba, hepfo yaho hari ibikoni nabyo bisa naho byangiritse kubera ko iyi nzu batayibamo. Ariko urabona ko iyi ni inzu wakwigurira ku mafaranga make, ukagenda ugatura ugatuza ugakora indi mishinga yawe utari mu bukode. Iyi nzu ni amafaranga makeya ishaka, miliyoni 5 twayiguha, ukaza ugashyiramo ibyo birahuri ugakora n'udusuku dukeya, hanyuma ubundi nawe ukajya mu mubare w'ababa iwabo. Hano ni i Kigali mu murenge wa Nduba, akagari ka Butare, urumva umudugudu wa Kidahe. Ni ahantu heza cyane, umuhanda urahagera, iri ruhande neza rw'umuhanda. Waza iyi nzu ukayigura ukayituramo kuri miliyoni 5 zonyine. Urabona ko iyi ni inzu yaba ifite ibyumba 3 cyangwa 4 na salo. Ni inzu yaba idasuzuguritse kandi iri muri Kigali. Nakubwiye yuko inyuma hariho umwanya ho wakorera n'ibindi bikorwa byo mu gikari, ukaba wahashyira amadushe n'amatuwarete. Hanyuma noneho ubundi ukeneye iyi nzu, ukeneye kwiturira ukava mu bukode, wanyandikira kuri iyo nimero cyangwa se ukampamagara.